umugabo we ukandeba ko uyu niwe munsi wanyu basheri basi mbabarane ishati yawe bazayimambane papi mbabare rusutse papi mbabare rusutse nikwiyumva mu rupfu sheri wana kuzagana bwarashatse none se wamaye imyaka hari umuntu umwenyetse wamuhamagaye uba hariya hirya uko byagenze rero niko ntazi ntabwo nari nzi ko najyaga bavanga indege bavuga mu bitaro sheri waje ubu banamusize nta kintu bamusanga sheri wamaye SMS baby wamaye SMS baby wamaye SMS ko cyarimo kuhareba papa yamusimbeye cyane na SMS nibyo na SMS kizo sheri Baba sheri waje umudamu sheri waje umudamu mama mukunzi waje Liberi mama mukunzi waje Liberi nangiye kuba mukunzi waje Liberi mama mukunzi waje Liberi mama mukunzi waje Liberi kati ya mijana mama mukunzi abayengo tuye kubiba abanyaburi ewo Yesu chakasheri nakini chakasheri nakini sheri uri kwa mukunda bepuri kwa mukunda bepuri kwa mukunda
Sheri wamaye Sheri. Baby chaka Sheri. Chaka. Wa muntu rwariye amuru ukira ari uko we aje kukwishakira kwa muganga kugira ngo yamuru ikire neza rwose yego nyine ube mutaraga nk'uko wari umeze ariko n'ubundi bakaba bagushakira imiti yo kugira ngo ibyo bintu bikuvemo ndibaza uyu mukobwa uri kuvuga ati Gilbert ndagira ngo bumvishe da hanyuma rero reka buretse ngwereke ahantu mpera Gilbert hano Gilbert kandi uhagarikiye aho ngaho ishati yo bazayimpamba hano urahumvise neza gato hano hari ababyeyi bahagaze ku muhanda hari abana bahagaze ku muhanda hari umusore n'umumama bagaragara mu mashusho bafashe uyu mukobwa yambaye inkweto ya Nike y'umweru n'umukara kumva avuga ati Gilbert we niwe buzima bwanjye ko wibagiwe Sheri niwe buzima bwanjye Sheri Gilbert ibi ndabyita karamuru ndabyita kari iki none so Gilbert ari hafi indege buretse gato ni indege niki Gilbert ngwino dusobanurire niba uri inyuma y'ibi bintu ngwino dusobanurire oya Gilbert ngwino aho bigereye rero amagambo ashize ivuga pe vraiment nkibona iyi video uzikiro natekereje urabona hari ukuntu abantu bafashe social media babifata nkaho ari ibintu biraho ni prank ntago ari byo ariko nge nkibona iyi video ikintu cya mbere nabanje kubona yego sibyo iyi video ni ibintu biri serious yego cyane kurusha twebwe nuko turi kubibona ahubwo ikintu cyo kwibaza byagenze bite ngo uriya mukobwa yisange hari ahantu ari gutabaza Gilbert nta no turi kubona ari kuvuga ngo mbabarira unanyohereze message kamwumvisha hano Gilbert arabamara umva yo baby mbabarira uzunsezere ndiyumvamo urupfu hari umuntu bamwenyetse bamuhamagaye uba hariya hirya uko byagenze rero niko ntazi ntabwo nari nzi ko bajyaga bavuga ngo indege baho nkagira ngo uri kubyumva birya navuze uretse gato mu mashusho ari kuvuga hano abantu barimo inyuma umuntu wegereye umuntu uri gufata video hari abakecuru bari ku ruhande bari kuvuga ngo wamaranye imyaka ibiri mu rukundo bakundana nyuma y'imyaka 2 ngo umwagent yahamagaye uyu musore Gilbert yego ngo aramwitaba ngo sinzi uko byagize ute sinzi uko byagenze noneho aramubwira ati baby mbabarira uzunsezere niwo munsi wa nyuma niwe rukundo rwanjye rwa nyuma ngwino unsezere niwo munsi wa nyuma niwe nshaka wenyine uri kumva ikindi gikurikiyeho
abantu bari muri background inyuma mu mashusho bari kuvuga ngo ngiye ibi bintu mbeheruka kera indege bavuga iby'indege uretse wumve tsindiye cyangwa se mu kinyarwanda nabo bati hari igihugu ufitanye n'umuntu amakimbirane ukavuga ati reka ngusindire kankunywere ariko ruko nkurikije uburyo ndimo numva uyu mukobwa avuga kuko ngira deuxième sens ntabwo uyu mukobwa yasinze uko bigaragara aya ni amarangamutima mvamutima ntago ari inzoga ntabwo asinze afata agatelefone ka matushi ari kujya avuga ati baby wampaye message wampaye SMS wampaye SMS reka tugomeze twumve wanshyize ku ngoyi niba numvise neza ngo abanyabihu Nyaburiro Sheri wamaye sheri baby chakaje ngo sheri wamaye sheri ngo sheri sunkunda rukundo rero simbizi sinzi impamvu ndi kumva amarangamutima nsanze indirimbo ya Kirisizi ngo sheri wanje diya ndagukunda ngo abandi bange diya ruko so hari ikintu nibaza kuri uyu mukobwa sinibaza ko uyu mukobwa koko niba akundana n'uyu musore kuba yamwanga bikagenda kuriya bamaranye imyaka 2 byanga byakunda hari ukuntu ukundana n'umuntu nta bindi bintu witaho tuvuga urugero nkanjye nk'umukobwa dushobora gukundana yego washobora kumbabaza pe ashobora kumbabaza nkababara kuko ndi wa muntu ukundana n'umuntu cyangwa se ndi wa muntu ujya mu rukundo yego ugiyemo iwana nyine n'abandi bantu bose bakabimenya bibagirwa bakabigenderamo yego wa muntu wese mfite kuri telefone akabigenderamo ku buryo dushobora no gupfa kuba ntamuvugisha kandi ntakundana nawe nyine ku buryo uyu muntu ushobora kubabara nkawe ariko rero ngenda mwumva wowe ni ku giti cyawe ariko hanze aha
hari abatipe sinzi ngo ndabita ngo iki urumva yego ewan aho abonye ijipo kankoresha iyi langaje aho abonye ijipo hose yego avuga ati iyi ngiyi ndayigera oye ibyo birazwi cyangwa ndayigera intoki bireze pe bireze cyane akaba ari ko tugiye kwitiranya iyi kesi y'uyu mwana w'umukobwa kuko urumva uko biri kose uburyo arimo arira urumva ibiri kuvugwa urumva uburyo arimo arira atakamba barasa nk'abantu bagiranye ibihe byiza ntabwo ari abantu bahuye mu gitondo urumva ibyanga byakunda yego uko ari kuvuga ko just ari kuvuga ko bamaranye imyaka 2 kandi imyaka 2 ntabwo ari ubusa mu rukundo yego bashobora kuba bashobora kuba bafitanye gahunda y'ubukwe bashobora kuba bafitanye gahunda yo kujya kwiyerekana iwabo wenda ubukwe buri hafi cyangwa se umwana w'umukobwa hari ibyo yamuhundagaje twagiye twumva inkuru nyinshi nk'izi yego nabyo birashoboka ugasanga umwana w'umukobwa aragiye arihirinze apfuye urupfu agize ate akahundagazaho umuhungu ibintu amafaranga ibiki twagiye tubona inkuru z'abakobwa biyahura yaramuhaye amafaranga yamara kuyamuha agahita amubwira ati ndakwanze cyangwa se akamwishyurira ishuri ari nk'umudiaspora agahita amubwira ati izo nkuru zo zirahari gahunda yo kubana nawe mfite ibyo twagiye tubibona henshi cyane twagiye tubibona kabisa akamubwira ati tugiye kubana sinize ariko ushobora kunyishyurira ishuri akaryishyura kaminuza akayishyura amashuri yose ntabwo nabana n'umuntu ariko rero na rukundo akajya kurangiza sogonderi yarabonye undi muntu umwitaho kurenza uko wowe wamwitagaho yego rwose ariko rero tena nanone hakaba abakobwa bajya mu buzima bw'abahungu batabanje kureba neza ko ibyo barimo koko bakenewe urumva ibyo bireze urumva ruko kuko nk'ubu ngubu kuri iyi nshuro ngewe ntabwo ubundi wowe kuri uruhe ruhande muri ino nkuru ngewe reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Rukundo Empire TV na Irarora TV muri abantu b'agaciro nimwe mpamvu ituma dukora ndabeshya ruko uko bimeze kabisa hanyuma rero nguhaye ikaze mu rugo rwawe turi mu rugo turi no kuri Rukundo Empire ubwo urumva ibintu byose ni bombastic ibintu byose ni sawa cyane hanyuma rero amakuru n'abantu bakurikira ibiganiro byacu bya buri munsi mbasuhuza ntabwo dukunda kugaragara kuri kamera by the way ahubwo ubungubu nzanye kuri kamera njyanye he koko oya ugomba kugaragara kuko inkuru tuzanye yasabaga ko Rukundo Empire ari weho ugomba kugaragara kuri kamera none se ninjye yabayeho kuko ntago isanzwe kugira ngo ariko sinjye yabayeho ntago ari wowe yabayeho ofete ariko Rukundo Empire kuba ubwabyo yagaragaye kuri TV nabyo ubwabyo birasekeje oya ntabwo bisekeje ntibisanzwe ubwo ahubwo abakunzi bacu bitege Rukundo Empire TV ko yaje kuri kamera ni Rukundo Empire ntago ari Rukundo Empire TV nta kibazo merci de votre correction hanyuma rero Rukundo ngo haye ikaze ndaryakiriye mwana wanjye hanyuma Nyarugenge meze neza jene wameze neza nawe urimo kubera Imana urihura n'ugwanugwa ibintu ntavuze urihura n'ugwanugwa ibintu ntavuze gute birya bintu biba muri banki amafaranga ngira ngo murabibona biragaragara muri banki habamwo amafaranga habamo ibipapuro habamo sheke icyabanje nicyo burya abantu bose bajya muri banki bose majorite ikiba kibajyanye ni amafaranga n'ibisa nayo ntabwo navuga ko uburyo bifite Imana ibintu byose biraza kandi iyo ufite ubuzima byose urabibona
nicyo cya mbere. Nicyo cya mbere. Hanyuma abantu bashobora kuza kwibaza ngo uyu munsi ni ukubera iki nje kuri kamera, abwira ikitumye unzana Nyarugenge, dore ibintu bimeze nabi, ivumbi, ubushyuhe, Samayo noneho ndakubwiye ngo abantu baraza kwiruka. Hagire hatya rero ngewe rero inkuru yabereye Gisenyi ejo bundi Summer Country ikirangira kagira inkuru Igisenyi ibintu byaho biri kuvugwayo biteye ubwoba. Hanyuma Igisenyi byagenze hari umuntu witwa Chantal ariko ibintu yakoreye abasore bagiyeyo ntago ngo bibaho. Nge ntabwo nari ndiyo. Ntumbwire ko yabasatse. Hari ibintu yabakoreye birenze kubasaka. Ahubwo byarutwa akabasaka kuruta uko yabakorera ibyo bintu rero ngize amatsiko yo kumenya ibyo ari byo. Ibyo bintu ngize amatsiko yo kumenya. You can't know uburyo ngize amatsiko yabyo. Ikintu kirenze kugusaka bro. Ibyo bintu ni ibiki yabakorera uko urumva. Iyi sama irangiye iyi sama hari abayigiriyemo amahirwe n'umugisha, bayiboneramo amafaranga, babonamo akazi. Yego, hari ababonyemo akazi. Ngira ngo abantu batangaje ijya gutangira ni benshi, bavuga ko hari abo bazaha akazi cyane rwose. Dushimire magana. Ariko hari n'abanyamakuru nkeka ko babonye amafaranga kurenza ayo bakorera ku ma YouTube channel yabo. Bagize opportunity yo guhura n'abantu banini muri industry, guhura cyane. Hari n'uwahoze numva ngo Summer Country nirangira ngo hari abanyamakuru bazicwa n'inzara. Nagiriwe Imana sinigeze mbijyamo, nagiyeyo rimwe bagiye mu Bugesera. Niho nagiye. Ubu se yatekerezaga ko bazicwa n'inzara kubera iki? Kubera ko yahondaga n'umuhanzi nyina fana akaba yati dore kanda kanyenyeri kwa kundi bahura akagakanda. Bahura akagakanda paka. Hanyuma rero Chantal Gisenyi, Chantal ngo yateye abantu, ngaba yateye abasore imitezi Gisenyi. Imitezi bro, ngabakoramo ubudehe. Niyo makuru yatondesheje umurongo, ngo yatondeshaga umurongo. Ariko nanjye nyine umuntu numvaga abivuga nkibaza abo bantu bose bahuraga nawe nyine bikancanga. Turashyiraho question mark. Ngira ngo twihute yenda ntituze no gutindira abantu. Kadukomeze n'inkuru yacu. Video yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga, sibyo? Yego. Y'umukobwa utazwi amazina. Ariko umusore niba ngo anyibutsa wa musore ngo yitwa Gilbert. Aho kubundi Gilbert wakwigaragaje ukababarira n'umukobwa. Rukundo rero tarajya kure. Iyi nkuru ni inkuru idasanzwe. Yego. Ikubiyemo ibintu numvaga. Kera numvaga bavuga imigani. Urumva? Nge nkagira ngo ni ibintu biraho bimeze nka filime bisanzwe. Kera ntago wakoze wumva bavuga indege. Ahubwo cyerangiye ikintu kera ahubwo nakuze numva bavuga ngo amuru ni indege burya. Nibuka umukobwa twicaranaga ku ishuri nakundaga witwa Sumuta. Ntumbwire ko nawe warwaye kuri amuru. Oya urumva reka ngutere story. Yego kagira inkuru. Hari ukuntu kera wicaraga mu ishuri noneho bakakwicaranya n'abakobwa babiri uri umuhungu umwe, noneho ukajyamo hagati. Noneho wakwibeshya ukajya ku ruhande ugiye kuganiriza abandi. Iruhande rw'aba bakobwa babiri mwicarana. Yego. Mwarimu yagusize hagati. Yego. Akaza akagukubita ikintu bita igishara akavuga ati sinakubwiye ngo ujye wicara hagati. Ati kandi ndabona nta kizakuvamo wa mwana we. Nariye inkoni we. Kubera icyo kintu ariko ubundi wajyagahe wa mugani. Nariye ikintu bita inkoni nzira kuva hagati y'abakobwa banyicaranye nabo. Urumva? Uwa mbere yari Sumuta, ariko harimo umwe nakundaga mwana. Ntumbwire ko ari Sumuta. Harimo umwe nakundaga. Nageze no mu cyaro mbona yaranakuze. Usanga baramurongoye abandi. Reka. Aracyari umukobwa. Utegereje iki none? Mbona yabaye mwiza.
ndamusuhuza nawe akansuhuza ariko buriya hari ukuntu iyo wiganye n'umukobwa nyine hari ukuntu atagutinyuka kuko ababona warabaye ababona nyine ngo waramurenze wararenze urwego rwe noneho wahura nawe akagusuhuza nyine just afite ubwoba avuga ati ndamusuhuza nyine biti biranye ariko nta kindi ibyo ngibyo rero biterwa n'indwara kandi yes ni indwara yo mu mutwe iri mentally yitwa gute ni indwara yo muri mentally ngira ngo tuzagaruka kuri Rukundo Empire tubivuga kuko abantu benshi usanga bayifite yitwa gute nyine none se ruko iyo ubona runaka na runaka bagejeje imyaka bavutse muri 70 na kantuza badashaka barataranutse yego uragira ngo ni gusa ariko ndibaza umukobwa niwe wenyine utaranuka cyane umuhungu arataranuka bo nyine umukobwa we jambo si irya ndagira ngo muri comment baze kudusobanurira baratubwira yego umukobwa niwe utaranuka cyangwa umuhungu nawe arataranuka yego badusobanurire hanyuma rero dukomeje n'inkuru yacu hari inkuru iri gusirikira kuri social media yego ni inkuru navuga ngo irakabije kuba ari inkuru iri sensitive kuba sensitive ni ukuba iri emotional umuntu wese uyibonye ahita avuga ati nyine ntago ari ibintu bimenyerewe ntago ari ibintu bimenyerewe mu buryo bw'urukundo cyangwa bwo gukunda abahungu nitwe tugaragaza amarangamutima cyane kuri iyi nshuro rero ntago tuvuga ngo ishano ryacitse umurizo kuko iyi nkuru mbabarira tuyitangire gutya umusore witwa Gilbert ariko ntago agaragara mu nkuru mu mashusho ntago agaragara ariko aravugwa by'umwihariko Gilbert aravugwa Gilbert nzi bameze gutera hari Gilbert umwe nzi bamwita Gilbert hari na Gilbert nzi wo muri quartier iwacu hari na Gilbert nzi watuberaga mu nzu y'iwacu ubwo se so ruko urumva we aratuje Gilbert yohawe babaga mu nzu y'iwacu sibyo acecetse uyu Gilbert wateje ambutiyaje mu mujyi rero ni muntu cy'ubundi ariko ntabwo niba ari mu mujyi wa Kigali kuko mu bigaragara turaza gushyiraho amashusho namwe mwihere ijisho murebe ba Gilbert rero ba Gilbert baze kutubwira niba koko ba Gilbert abangaba muri kubona niba ari bo bagiye kujya bababaza abashiki bacu cyangwa se babatesha umutwe just bababeshya urukundo ngewe ibi ngibi sinari mbimenyereye pe nakuze numva ngo amuru sibyo ngo umuntu arwarira undi amuru indege n'ibindi bigiye bitandukanye buri muntu wese aho yakuriye bafite ukuntu babyita ngenzi indege ariko icyo nzi cyane ni amuru kandi ukajya kwa muganga bakaba bakuvura ukagira ute bikakuvamo akaba yaguha hafi amuru naje kumva ngo iyo ukize amuru wa muntu urwariye amuru ukira ari uko we aje kukwishakira kwa muganga kugira ngo yamuru ikire neza rwose nyine ube mutaraga usubire nk'uko wari umeze ariko n'ubundi bakaba bagushakira imiti yo kugira ngo ibyo bintu bikuvemo ndibaza uyu mukobwa uri kuvuga ati Gilbert ndagira ngo bumvishe da hanyuma rero reka buretse ngwereke ahantu mpera Gilbert hano Gilbert kandi Gilbert we
niwe mugabo we ubuzima bwanjye ukandebako uyu niwe munsi wanjye ubashije uhagarikiye aho ngaho ishati iyo bazayimpamba hano urahumvise neza uretse gato hano hari ababyeyi bahagaze ku muhanda, hari abana bahagaze ku muhanda, hari umusore n'umumama bagaragara mu mashusho bafashe uyu mukobwa yambaye inkweto ya Nike y'umweru n'umukara. Kumva avuga ati Gilbert we niwe buzima bwanjye, ko wibagiwe sheri niwe buzima bwanjye. sheri Gilbert Ibi ndabyita karamuru, ndabyita kari iki? none so Gilbert ari hafi indege buretse gato ni indege ni iki? Gilbert ngwino dusobanurire, ni wowe uri inyuma y'ibi bintu, ngwino dusobanurire. Oya Gilbert ngwino aho bigereye rero amagambo ashize ivuga pe vraiment nkibona iyi video uzi ikintu natekereje urabona hari ukuntu abantu bafashe social media babifata nkaho ari ibintu biri aho ni prank ntago ari byo ariko njye nkibona iyi video ikintu cya mbere nabanje kubona sibyo iyi video ni ibintu biri serious cyane kurusha twebwe nuko turi kubibona ahubwo ikintu cyo kwibaza byagenze bite ngo uriya mukobwa yisange hari ahantu ari gutabaza Gilbert nta n'uwo turi kubona, ari kuvuga ngo mbabarira unanyohereze message kamwumvisha hano. Gilbert arabamara umva yo baby mbabarira unsezere ndiyumvamo urupfu. hari umuntu zamwenyetse bamuhamagaye uba hariya hirya uko byagenze rero niko ntazi ntabwo nari nzi ko bajyaga bavanga indege bavugira ngo bakubere uri kubyumva birya navuze uretse gato mu mashusho ari kuvuga hano abantu barimo inyuma, umuntu wegereye umuntu uri gufata video, hari abakecuru bari ku ruhande bari kuvuga ngo bamaranye imyaka ibiri mu rukundo bakundana. Nyuma y'imyaka 2 ngo umwagenti yahamagaye uyu musore Gilbert ngo aramwitaba ngo sinzi uko byagize ute, sinzi uko byagenze. Noneho aramubwira ati baby mbabarira unsezere niwo munsi wa nyuma, niwo rukundo rwanjye rwa nyuma, ngwino unsezere niwo munsi wa nyuma, niwe nshaka wenyine. Uri kumva? Ikindi gikurikiyeho abantu bari muri background inyuma mu mashusho bari kuvuga ngo ngiye ibi bintu mbeheruka kera, indege bavuga iby'indege uretse wumve. Shari wamaye SMS. Baby wamaye SMS. Baby wamaye SMS. kuki arimo kuharira ariko yamusindesha Na SMS nibyo. Na SMS kizo. Shari. Baba shari. Shari waje umunda. Shari waje umunda. Wamaye mukunzi waje Gilbert. Wamaye mukunzi waje Gilbert. nanjye kwa Wamaye mukunzi waje Gilbert. Wamaye mukunzi waje Gilbert. Wamaye mukunzi waje Gilbert katiyamye Wamaye mukunzi ngo Gilbert ko ukuntu yambaye neza se sha, ukuntu yambaye neza se sha, ukuntu yambaye neza, yambaye agashati agakweto ka Nike k'umweru n'umukara, akantu twa twenda tw'abakobwa tworoshye n'agashati k'ikigoma. Urkumva n'igisuko cyiza cyane ruko ko numva amabere ikoze ntonsa bro.
cyiza cyane rwose. ibi bintu biri very sensitive. Uri kumva wambabariye ukama SMS, wambabariye ukama SMS. Ariko se ibintu mberuka kera, ntabwo nari nzi ko ibintu by'indege bikibaho. Urabona ese ubu koko hano ubu nanjye wabona hari umuntu wandwariye indege. ye rwose Birashoboka se ubu wenda ntibizatinda tukabibona. ndwarira indege uzanyandikire ibyo ushaka uzaze mbiguhe, aza kuvura ariko nurwara indege oya. kuko urabona ko muri iyi video, kuko urabona ko muri iyi video, kuko urumva hari abantu bari kuvuga hano ngo ashobora kuba yamusindiye, cyangwa se mu kinyarwanda bavuga ati hari igihugu ufitanye n'umuntu amakimbirane ukavuga ati reka ngusindire kankunywere. Ariko ruko nkurikije uburyo ndimo numva uyu mukobwa avuga, kuko ngira deuxième sens, ntabwo uyu mukobwa yasinze. uko bigaragara aya ni amarangamutima mvamutima, ntago ari inzoga. bigaragara ntabwo asinze, afata agatelefone ka matushi ari kujya avuga ati baby wampaye message, wampaye SMS. wampaye SMS, reka tugomeze twumve. Wanchize ku ngoyi niba numvise neza. ngo abanyabihu Nyaburiro. Sheri wamaye sheri baby chakaje ngo sheri wamaye sheri ngo sheri sunkunda. Rukundo rero simbizi sinzi impamvu ndi kumva amarangamutima ansabye. Indirimbo ya Kirisizi ngo sheri wanje diya ndagukunda ngo abandi bange diya. Ruko so hari ikintu nibaza kuri uyu mukobwa. Sinibaza ko uyu mukobwa koko niba akundana n'uyu musore kuba yamwanga bikagenda kuriya bamaranye imyaka 2 byanga byakunda. Hari ukuntu ukundana n'umuntu nta bindi bintu witaho. Tuvuga urugero nkanjye nk'umukobwa dushobora gukundana, yego uwo ashobora kumbabaza pe, ashobora kumbabaza nkababara kuko ndi wa muntu ukundana n'umuntu, cyangwa se ndi wa muntu ujya mu rukundo, yego ugiyemo
iwana nyine n'abandi bantu bose bakabimenya mbibagirwa bakabigenderamo. yego wa muntu wese mfite kuri telefone akabigenderamo ku buryo dushobora no gupfa kuba ntamuvugisha kandi ntakundana nawe nyine ku buryo uyu muntu ushobora kubabara nkawe. ariko rero ngenda mwumva wowe ni ku giti cyawe ariko hanze aha hari abatipe sinzi ngo ndabita ngo iki urumva yego ewana aho abonye ijipo kankoresha iyi langaje aho abonye ijipo hose yego avuga ati iyi ngiyi ndayigera ibyo birazwi cyangwa ndayigera intoki bireze pe bireze cyane. akaba ari ko tugiye kwitiranya iyi kesi y'uyu mwana w'umukobwa kuko urumva uko biri kose uburyo arimo arira urumva ibiri kuvugwa urumva uburyo arimo arira atakamba barasa nk'abantu bagiranye ibihe byiza ntabwo ari abantu bahuye mu gitondo. urumva ibyanga byakunda yego uko ari kuvuga ko just ari kuvuga ko bamaranye imyaka 2 kandi imyaka 2 ntabwo ari ubusa mu rukundo. yego bashobora kuba bafitanye gahunda y'ubukwe bashobora kuba bafitanye gahunda yo kujya kwiyerekana iwabo wenda ubukwe buri hafi cyangwa se umwana w'umukobwa hari ibyo yamuhundagajeho twagiye twumva inkuru nyinshi nk'izi. yego nabyo birashoboka ugasanga umwana w'umukobwa aragiye arihirinze apfuye urupfu agize ate akahundagazaho umuhungu ibintu amafaranga ibiki twagiye tubona inkuru z'abakobwa biyahura yaramuhaye amafaranga yamara kuyamuha agahita amubwira ati ndakwanze cyangwa se akamwishyurira ishuri ari nk'umudiaspora agahita amubwira ati izo nkuru zo zirahari gahunda yo kubana nawe mfite ibyo twagiye tubibona henshi cyane twagiye tubibona kabisa akamubwira ati tugiye kubana sinize ariko ushobora kunyishyurira ishuri akaryishyura kaminuza akayishyura amashuri yose ntabwo nabana n'umuntu ariko rero na rukundo akajya kurangiza sogonderi yarabonye undi muntu umwitaho kurenza uko wowe wamwitagaho. yego rwose ariko rero nanone hakaba abakobwa bajya mu buzima bw'abahungu batabanje kureba neza ko ibyo barimo koko bakenewe. urumva ibyo bireze urumva ruko kuko nk'ubu ngubu kuri iyi nshuro ngewe ntabwo ubundi wowe uri kuri ruhande muri ino nkuru ngewe kubera ko tutaramenya Gilbert aho aherereye oya uretse ushobora gusanga Gilbert turi gukorana ikiganiro ari wowe cyangwa ari wowe oya ngira urukundo rwose oya ntago nabura Gilbert ngira urukundo ngira umutima mwiza ushobora gusanga Gilbert ari wowe sibyo cyangwa ari inshuti ingenzi yawe muziranye cyangwa ari inshuti yanjye tuziranye Gilbert muri ayo mashusho ntawe twabonyemo ntago yajemo niba rero Gilbert aho ari hose ariko twumva adashaka ko uyu mukobwa w'abandi asara Gilbert gira uko bigenze ihangane utange message nk'uko babikubwira uvuge niba koko wamwanze ariko nkoresheje deuxième sens yanjye rukundo uko biri kose uyu mukobwa yego aje ahantu azi neza ko hashobora kuba hari kubarizwa Gilbert arahari cyangwa ntago ahari oya cyonzi cyo hano nakuyi video nta munsi urashira imaze kugera amasaha 21 isaha 21 imaze korerwa n'ibihumbi 21 hours yego 30 kuri TikTok byanga byakunda Gilbert iyi video ndakeka ko yayibonye ntago yaba atayibonye ahubwo ndibaza abangaba bari bamufashe uyu mugabo n'umugore bari bafashe uyu mukobwa bazi ko ibyo bintu byo kurwara indege bibaho bazi ko kurwara muru bibaho kuki batafashe umukobwa ngo bamujyane kwa muganga ahubwo bakakomeza kumwicaza hasi Eida ntibafite nimero za Gilbert ariwe watumye uyu mukobwa agira ute asara cyangwa se amusarira bakagombye kuba bashatse nimero za Gilbert bakaba bamujyana bakamuhamagara bakamwongoshyeshya ati basi dufashe umuvugishe yego ni message uyitange urabona community yacu yego umukobwa ari inyuraguramo ndashaka Gilbert wanjye ndashaka sheri wanjye sheri wambaye sheri wanjye urumva ko ya lost in the mind
kandi cyangwa se bakaba bamuroze Gilbert ibyo birashoboka ibyo bintu byo byizereramo Abantu ruko basigaye bahemukira abandi Mhm. akaba azi gukundana n'umuntu runaka Mhm. urugero Mm. akaba azi gukundana na Korodina kuki uvuze Korodina ruko wabona ufite sheri wawe mukundana Korodina ubwo nari bivuze kujya ubwo nari bivuze kugira ngo ndebe uko witwara Yego. sibyo Mm. umuntu ufite Korodina mukundana Mm. nabyo birashoboka yego bo hanyuma rero nubwo utabinsubijeho neza ibiki nagusubije uyu mukobwa kuki yafashe inzira akaboneza hariya mu muhanda mu muhanda ariko urumva ko yaje avuga ngo mumpe sheri wanjye mumumpe yego yego nabyo birashoboka ko bashobora kuba baramumurozi baramumurozi wumvishe mu mashusho wumvishe mu mashusho avuzwe umukecuru avuze ati umwagenti yahamagaye Gilbert ati sinzi uko byagenze sinzi n'aho byahereye bo hanyuma rero rukundo ntabwo byoroshye by'ubu ngubu kabisa urubyiruko turasumbirijwe gusa reka mubwire pe sinzi Gilbert yenda uyu mukobwa nawe mubonye gutya simenye izina rye ariko byanga byakunda turagenda tumenya updates ikintu ndibaza ko Gilbert video yayibonye yego niba atarayibona Eida inshuti ze niba hari inshuti izi Gilbert igerageze imusharinge iyi video yego ibe yamubwira ati mwandikire message kumwandikira message biribuze kumufasha kumva ko bakiri kumwe niba hari icyo bapfuye bajya inama n'ababyeyi kuko byanga byakundiye umukobwa aravuga ngo niwe munsi wa nyuma kuko unyandikire message sinzi niba wumvisha akantu yarengejeho ikindi kandi nibatamuba hafi ukuntu byumvikana uyu mwana w'umukobwa dushobora kuza kumva indi nkuru itari nziza cyane rwose kuko byamurenze mu buryo buri psychologic ni ishati yanjye ariyo yawe ibasunzane n'ishati yawe basi mfe nyifite sinzi niba uri kumva icyo kintu icyo ni ikintu gikomeye ariko njye hari ikintu numva neza icyo kintu ntabwo ari wowe uri bukinsubize keretse ndamutse mbonye Gilbert niyo wansubiza iki kintu Gilbert uramukura Gilbert ariko yakwiyerekanye koko aragira umwana Gilbert uramukura ruko nuko nkumva iyi video yego nabifashe mbishyira kuri njye ruko ni ibintu bikomeye kuko uriya mukobwa mu bigaragara ntago agaragara nk'umuntu wari ufite uburwayi bwo mu mutwe yego sibyo kuko umuntu usanzwe afite ego kuko arasa neza yakarabye yambaye imyenda imeshe tubisanishije n'abantu bari abnormal cyangwa se n'umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ntabwo ariko bimeze urumva mu bigaragara mu busesenguzi bwanjye nka JP sibyo uyu mwana w'umukobwa koko afite igikomere kirenze uko twabibonye uri kubyumva ndabyumva cyane ikibazo ni habaye iki kugira ngo bimurenge bigere kuri uru rwego kuko kenshi na kenshi usanga sibyo ndakumva inkuru ifite gitera icyayiteye ibintu byose bibaho kubera impamvu kuko ntago Gilbert niba yereka yenda njye mu mwanya wa Gilbert ntago uyu mukobwa yapfuye guhamagara Gilbert gutyo gusa kuri telefone ntago uyu mukecuru bivuze muri inyuma muri audio background yego ntago yapfuye kuvuga ati umwagenti yahamagaye Gilbert atari ko sinzi uko byagenze ntago uyu mukobwa ari kuvuga ati basi nimfa ishati yawe mfe nyifite cyangwa se bayimpambane ntago ari kubivuga gutya gusa adafite impamvu ari kubivuga so impamvu ibintu byose bibaho kubera impamvu Gilbert yabaye Gilbert Gilbert bose ndabasuhuje ariko njyewe ba Gilbert nzi benshi ni abana beza ni abana beza cyane ni abana beza ubwo no muri comment baze kutubwira uri kubibona hano ndiho ndabibona kangerageze muri kamera niba uri kubibona ndiho ndabibona kabisa
nubwo bitari neza cyane ariko abakunzi bacu turagerageza aya mashusho tuyashyiremo namwe mwirebere. uri kuyibona neza? Mwirebere rwose kuko urabona umwana w'umukobwa yicaye hasi pe abana baramushungereye. Yego ngayo nguko rero. Ubwo sinzi niba hari ikindi kintu wifuza kumbwira. Ikintu narenzaho nyabuneka tugerageze tube honest. Iyi message tuyigenere Gilbert n'abameze nka Gilbert bose kuko ikintu kigezweho ubu ngubu uruko ngira ngo wenda uze kuza kubivugaho. Usanga abahungu hari ikintu bitwaza. Urumva? Yego. Abahungu bitwaza ko mostly ko ari benshi. I mean ko ari bake. Kandi ko abakobwa ari benshi. Iyi ni statistique y'ahantu narabisomye. Ntago ari ibintu mpfuye kuvuga. Ntago abakobwa ni benshi. Ni benshi. Mu gihugu cyacu nyine cy'u Rwanda. Yego. Igitsina gore nibo benshi kuruta. Sibyo? Kandi mu buryo buri psychological. Intego ya mbere y'umugore cyangwa se y'umukobwa nuko yifuza ko azaba umugore. Sibyo? Abahungu rero nabo bakabitakinga for granted. Urumva? Akaba afite nka liste y'abantu nk'umunane cyangwa 10. Abo bahungu barahari ruko. Hari ahantu nigeze kujya. Yego. Counter story. Hari umushuti wanjye witwa Hori. Yego. Ubwo abamuzi baramuzi dukunda no gukorana ibiganiro. Yego. Hari ahantu twigeze kujya twagiye gukora ikiganiro. Yego. Ahantu twigeze kujyana warabizi. Yego. Warabizi sinshaka no wenda no kubigarukaho. Ahantu twigeze kujya twagiye kwikorera ikiganiro bisanzwe. Ubwo mbamuye n'umujene. Urabona sinzi niba uzi Gasuki utujene abo ajya avuga ngo tw'amadirede. Tujene tw'amadirede bro. Tw'amadirede ajya avuga Gasuki. Urumva? Hari ahantu quelque part ubwo ndamutse mavuza abantu bahita babimenya. Abantu nari ndi kumwe nabo bashobora guhita. Gerageza uzige. Urumva? Yego. Ni mu nce za hano za Kicukiro nagiye ngiye gukora ikiganiro. Yego. Ubwo ngubwo mbambonye umwana w'umukobwa mwiza uri mu kigero cyo usoje nka segonderi. Yego. Ufite imyaka nka 22 n'itatu gutyo. Mwiza kabisa. Ndamureba. Hano hari ubujene bw'ubudirede busigaye bwarateye bugenda amapantaro bwaregeje kabisa. Bwagejeje munsi y'ikibuno. Urumva? Babwita ubu Jackson. Gutyo rwose. Twinjira ahantu rwose ninjira n'umujene aho ngaho. Tuba turinjiye icyari kitujyanye cyari turagikora kirarangira. Ubwo twari tugira ngo duprofite aho yenda ahantu ho kwicara kugira ngo tweditinga ikiganiro cyangwa se tugisohore. Yego. Tureditinga. Umujene wanjye araza urumva nyine nk'umuntu twakoranaga akazi. Tuba turinjiye. Noneho tumaze kwinjira. Yego. Ikintu cyambabaje ubu umukobwa nyine abaraje. Mwiza pe. Yego. Mwiza rwose utatinyuka no kuvuga ngo wamukwinka nk'eshatu enye gutyo. Mwiza ufite igihagararo rwose ushinguye mwiza cyane. Tayari wese buriya njya hari ukuntu ndeba umukobwa. Brand umuntu nyine iwacu bakunze korora kabisa. Hari yende umukobwa nkahitamo bara mwati. Kahita uvuga ati rwose umukobwa rwose uko mureba. Uri mukobwa jana ndabibonye. Uvuga ati kabisa ura mukobwa namukwiza inka gutya. Ko yindebye umuntu mwiza mita mwibwira. Nahita mwibwira. Buriya iwacu hari ukuntu bakunze korora inka cyane kabisa. Umuco wo korora inka utaracika. Bamwe mu bantu na bamwe hari abantu nagiye mbona nyine korora inka basigaye batabifata nk'umuco. Kuryo mureba nkahita mvuga ati ni inka rwose zigendera. Burya hari umukobwa ubona. Hari umukobwa mwiza ubona. Tuvuga ati izi ni inka zigendera. Nundi wamubona ukavuga ni kiwengo yigendera. Ni za kingo zigendera. Hari umukobwa ubona ari inka zigendera. Sibyo? Yego. Hari umukobwa ubona ukabona ari inka zigendera. Yego. Wakamuhaye. Ariko hari n'ubona ukabona
ni kiwingo zigendera ikiwengo sigendera kiwingo zigendera za nobilisi za mu bwoko bw'amayoga nangiye kuyarondogora kuko nibatwishyura ntabwo batwishyuye rwose yego kari umukobwa ubona mwiza bati izi ni inka zigendera n'ubona ukabona ni kiwingo zigendera okay urumva ubwo umukobwa barinjiye ndamureba hano rutujene nyine tujagiso tw'udirede nakubwiraga narakabonye agahinda karanyica bari hamwe aka niko gateretse uyu muhungu uyu mukobwa ndakareba ukuntu kameze hashize umwanya kubona agashyizeho amasigara aho ngaho muri aho nyuma yo kwinjira bafatanya muri porotesheri banasomana baryana iminwa muri aho mureba turi aho kuko amaso yabonye ibintu urumva yego ndamureba mpita mbaza umujene nabwo ati se uyu muntu uyu mukobwa ateretana n'uyu mujene ategwa ko bamaranye hafi umwaka bro njya agahinda karanyishe nkomeza guhinyuza iyo nkuru bambwiye ndeba umukobwa ukuntu ameze Mana hari ibintu ubona rukundo ni impumyi urareka nkubwire ni izina ry'Imana pe urukundo ni impumyi ndabyemera ariko byibura gerageza niba uri n'umubyeyi ubaza umukobwa wawe uteretana n'umuhungu umeze ute mu buryo buri psychological rukundo hari ikintu tudashobora guhindura mu buryo buri psychological tuzanafata umwanya tuze hano kuri kamera tubivugeho sibyo mu buryo buri psychological ni ukuvuga ngo hari abantu usanga wamubaza ati se uyu mugabo wawe cyangwa uyu mugore wawe wamukundiye iki akakubwira ibintu bitandukanye n'iby'undi ukumva ngo namukundiye ngo aseka neza ngo namukundiye ngo ko ari boga namukundiye ko ari muremure urumva reka nkubwire ukuntu umeze hari n'umukobwa uje akambwira ngo nseka neza ngo nibyo yankundiye ntabwo nakundana nawe ubu ni rukundo ntabwo nakundana JP rero nawe afite ibindi ubwo ukundana n'useka neza ngo ufite nyashi ni ibiki nyashi ni ibiki wewe si ugiye gukunda umuntu ugendera kuki ubwo se ufite jumelle cyangwa kamera cyangwa ufite apareye itestinga just ngewe tuganiriye rimwe mpita numva ko uri umuntu mukuru mpita numva ibyo utekereza ugahita ufatiraho mu mutwe ntabwo ujya ureba baba nyiramwiza batambuka hari umugabo twigeze gukoresha ikiganiro yego arangije arambwira erega ushobora gushaka umugore mwiza ariko no mu mutwe nta kigenda sibyo ushobora gushaka umugore mwiza mu mutwe nta kigenda ari wa muntu usigira urugo ukarusanga uko warusize ukamusigira urugo ntamenye ngo eda niba nta mukozi uhari ndamenya gutekera abana nteke n'ibyo umugabo ari busange byahiye ubu ndamukeneye mana njye nakoze nkora nakoze nzi guhinga nakoze nzi just mama yajya nko guhinga ari yajyanye n'abahinzi mu murima nkamenya ngo ndateka imyumbati n'ibishyimbo nshyira abakozi mu murima saa sita zigeze ibyo rero njye nakuze ndi wa muntu uzi guhinga just hari tate wanjye yahingaga ibinyomoro yari yarahinze ibinyomoro munsi y'urugo umurima munini cyane kabisa ku buryo ikinyomoro wavugaga ngo ikinyomoro warya ku buryo najyaga mu murima nkarya ibinyomoro bro ibaze wowe urya ibinyomoro bikagutera ubwinyo byinshi kabisa ku buryo najyagaho nkarya ibinyomoro nkarwara ubwinyo yari yarambwiye ati ntiwemerewe kugeza saa sita utaratwara ibiryo mu murima bagiye guhinga urumva ngewe nabaga nzi ko ndi buteke kandi saa sita nkabashyira ibiryo nkahita njya no kwishura ku myaka ingahe nari mukuru gusa byo ibyo uvuga ngo urukundo ni impumyi ariko byibura hari umukobwa ubona rwose uteretana n'umuhungu ukibaza
mujama yaramuroze umukobwa kuri aho yaramuroze. rero rukundo aho ngaho ho burasa urebe nk'ubu personality yawe yego bitewe n'ukuntu nkuzi sibyo uri umuntu uri positive ngira ngo n'abantu behind the camera bo ntabwo babizi urumva ushobora kuba uri positive ubu ngubu hari undi mwana wibereye muri boîte ari kubyina ubu tuvugana noneho ari uwarukunda Imana yaravuze ati uri uwarukunda ari muri boîte ibi mvuze sinzataha ubukwe bwawe sinzaba mpari rukunzana kwambarira uwo umukazana wa Rutayisi uri kumva ari kubyina ari muri boîte Imana yaramubwiye ngo wowe umugabo we ni Rukundo ari gukorera amafaranga uwo Rukundo kabisa cyakoze ibi mvuze ni blague tujye tugerageza tugire uruhare mu mahitamo yacu urumva nibyo twatangiraho nkubwira ngo hari ukuntu ngiye nkundana n'umuntu yego namara gukundana nawe nyine akaba ari nka wa muntu nyibagiza abantu bose njye niko nimereye ku buryo ntakwirirwa nkunda undi muntu wa muntu nzi ko hari pfa kuba ngukunda just igihe cyose nkuboneye nkumva ko my time iyo my time niko kuba honete ariko reka nereke itaka kuko abantu abanzi baranzi yego abanzi baranzi hanyuma ngira ngo tunasoze kino kiganiro ariko ubwo abantu badukurikira niba bumva ko bashaka ko nzajya ngaruka kuri kamera cyane baratubwira muri comment kuko sije ni nyinshi zo kuganira hari abantu bandika comment ngo nukusa ngo yewe ngo igumira inyuma ndahaguma pe so hanyuma reka mbashimire na JP yego waje kuntereka kuri kamera rwose ibintu wankoreye ntago bari sawa ariko byari ngombwa kubwo abakunzi bacu byari ngombwa yego byari ngombwa ko tubivugaho niba na ngombwa nejo nzongera mbivugaho nejo ubundi mbivugaho paka yego hanyuma rero turabashimiye nawe ndagushimiye ko wagize resilience kandi uri umuntu ukomeye cyane je ntago nkomeye urakomeye wenye umuntu ukomeye ni Imana oya uretse gato usibye Imana uburiya nanjye mvuze mu bantu ntago Imana niyo ya mbere bro uza abantu nemera ko bakomeye ni Imana ni perezida w'igihugu oya uretse ni Imana na perezida w'igihugu na mama wanjye Paul Kagame urumva mama na papa nanjye nabo gabo abandi bose abandi nabo bakomeye ni abantu batuma mbona icyo kurya aba subscribers bari okay sawa rero nshimire ibiganiro byacu nakagaruka I love you ciao ciao